Mwiriwe mwese abadukurikiranye, uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibikorwa 12 umukobwa akorera umuhungu akunda bya nyabyo. Wewe umusore rero udukurikiranye aka kanya uri kwibaza ni iki nabonera ko umukobwa ankunda bya nyabyo koko. Rero wewe umusore udukurikiranye aka kanya, aka ni akanya kawe ko kumenya nimba umukobwa koko agukunda. Iyo umukobwa agukunda hari ibimenyetso bimwe agukorera bigaragaza ko asanzwe agukunda. Rero ibyo bimenyetso nibyo tugiye kurebera hamwe. Ikimenyetso cya mbere rero kikwereka ko umukobwa agukunda, akwerekana mu nshuti ze n'umuryango. Ufite umukunzi mukundana cyangwa umukobwa uri gutereta akaba atarakwereka inshuti ze cyangwa kwerekana muri famiye, abantu bo muri famiye bagupresenteho, menya ko uwo mukobwa rwose nta gahunda agufiteho, ahubwo watangira gutekereza izindi gahunda nyine zo kwigendera, kuko uwo mukobwa rwose uri guta umwanya ukomezanya nawe. Umukobwa muri gukundana akaba adashaka ko mugendana muri public, abantu babone muri kumwe, atifuza kukwerekana mu nshuti zikumenye ko muri kumwe, atifuza kukujyana muri famiye bakumenye yuko muri kumwe. Uwo mukobwa rero ntago aba agukunza, ahubwo abakunze ibyo agukuramo runaka, wenda tuvuge nk'urugero nk'amafaranga cyangwa ikindi nyine, cyangwa kuba umuha izo care cyangwa kuba umuba hafi, ariko ntabwo ibyo ngibyo wabibara nka relationship. Nibyo bita mu cyongereza situationship. Iyo umukobwa ari kumwe nawe nyine kubera impamvu runaka, atari impamvu z'uko mukundana, ahubwo akaba ari kubera impamvu ze zindi zo ku ruhande, zo kuba wenda hari ikintu agukuraho runaka, ariko ntabwo ibyo ngibyo twabyita relationship. Umukobwa ugukunda ugufiteho gahunda akwerekana mu nshuti ze no mu muryango. Icyo ni ikimenyetso cya mbere rero cyakwereka ko umukobwa muri kumwe kandi agukunze kandi muzakomezanya mukabana neza. Ikimenyetso cya kabiri gishobora kwereka ko umukobwa agukunda, mukundana igihe kirekire, umwaka umwe, 2, 3 cyangwa 5 n'indi irengaho, agumana nawe mu bihe byiza, mu bihe bibi, mukabinyuranamo, yaba ari mu byishimo yaba mu gahinda. Ariko umukobwa utagukunda ntabwo ibyo yabikora. Iyo amaze kubonamo icyo yagushakaga ahita yigendera, aba yaragukundiye icyo yagushakagamo. Rero ikintu cya mbere we nk'umusore cyangwa umugabo uba ugomba gusoma ibimenyetso by'ibihe, ukabasha kuba wamenya ibyo bimenyetso, ukavuga ati uyu mukobwa nubwo turi kumwe ntabwo ankunda. Ukaba wabivamo hakiri kare udatakaje umwanya wawe cyangwa n'amafaranga yawe mu biganiro by'ubutaha. Ibyo ngibyo tuzabirebera hamwe. Ikimenyetso cya gatatu, umukobwa ugukunda atangira kwirekura kuri wowe, agatangira kukubwira ibyo akunda, ibyo adakunda, ibimushimisha, ibimubabaza, atangira kukubwira inzozi ze, ibyo yarose, agatangira kukubwira ibyo yifuza kuzageraho mu gihe kizaza, nk'inzozi ze z'ahazaza. Rero mu gihe atagukunda ntabwo ibyo yakirwa nabikubwira rwose. Aho ngaho ndakubwiza ukuri, ntabwo yajya kubwira umuntu adakunda ibyo bintu byose, bishobora kuba nyine ari nk'amabanga ye. Rero umukobwa utangiye kuzajya kubwira ibyo bintu, uzajya umenya ko ari kukwiyumvamo, yatangiye kugukunda. Ikimenyetso cya kane, aha agaciro gahunda yawe nawe. Simvuze ko nimba yishe gahunda yawe nawe akajya muri gahunda z'inshuti ze atagukunda, ntabwo ari icyo nshatse gusobanura. Nshatse kuvuga ko sometimes, rimwe na rimwe azajya aha agaciro gahunda zawe nawe, yirengagiza inshuti ze na famiye. Kuko gukunda bya nyabyo agushakira umwanya ku buryo muganira, mugahura, mugasohokana, mukishimana. Ni ukuvuga rero umukobwa ugukunda bya nyabyo aha agaciro gahunda zawe nawe, akaziha priorite cyane, yirengagiza inshuti ze n'abavandimwe bamuba hafi. Ni ukuvuga ko uwo mukobwa nawe aba aguha agaciro nk'umuntu ufite icyo amumariye mu buzima. Ikimenyetso cya gatanu, arisanzura, ntashake kuba umwana mwiza cyane imbere yawe. Iyo mutangiye gukundana mwese muba mumeze nk'aho mwiyoberanyamo ukuntu, kugira ngo mwese mugaragare neza, yaba ari ku ruhande rw'umuhungu cyangwa rw'umukobwa. Iyo bigeze hano rero ku mukobwa ni handi atangira kuzajya noneho aza kukureba atakoresheje umusatsi, utiteye make-up, utagize ate. Si ukuvuga ko ataba ashaka kugaragara neza imbere yawe, ahubwo aba ashaka kugira ngo akwereke ko ugomba kumukundira uko ari. Nta mpamvu yo gukomeza kwigira mwiza cyane, mukundira uko nguko ameze, nta make-up afite. Uzajya kumusura mu rugo usanga yiyambariye kamambiri, yiyambariye agakabutura. Bivuze ko aba atakwitaye cyangwa atitaye ko nagaragara, ahubwo abagira ngo umukundire uko nguko ameze. Rero nkawe nk'umukunzi we, niba umukobwa yatangiye kukwirekura akazajya ibintu bimwe na bimwe atabyitaho, simvuze ko umukobwa utita ku bintu ari we ugomba gutereta uwo nguwo, nawe ni ikibazo. Ariko nimba umukobwa atangiye kuzajya kwereka ko ugomba kumukundira uko ari, ahangaha ni ikindi kimenyetso nacyo kikwereka ko umukobwa yatangiye kukwiyumvamo bikabije. Ugomba kubifata nkaho ari ikimenyetso gifatika cy'uko umukobwa atagukunda by'ukuri. Ikimenyetso cya gatandatu, arekeraho guhura n'abandi basore. Ni ukuvuga uyu mukobwa uri gukundana nawe
mbere y'uko ukundana nawe cyangwa mu gihe wari utangiye gukundana nawe yari afite n'abandi basore bamuteretaga. Rero abo basore bamuteretaga simvuze ko abo basore yaryamanaga nabo, unyumve neza, ntabwo aricyo nshatse kuvuga, ahubwo abo basore bamuteretaga baramuteretaga nyine kuko nk'uko nawe wamuteretaga, ariko mu gihe amaze kubona ko ibintu byanyu hari ahantu biri kwerekeza, azatangira kurekera guhura n'abo basore, atangiye kuzajya areka gahunda zabo zatuma agahura nabo azihagarike, atangira fokasinge ku rukundo rwawe nawe. Ni ukuvuga ahangaha azaba amaze kubona ko ibintu byanyu hari aho byerekeza, atangire abiha agaciro, ahe agaciro urukundo rwanyu kuko ari kubona ko hari ahantu biri kwerekeza urukundo rwanyu ari urw'igihe kirekire. Ikimenyetso cya karindwi ni ugupanga gahunda zanyu z'ahazaza. Ahangaha turasangamo nko gutangira kukuganiriza ku mubare w'abana muzabyarana, kuri karitsiye muzabamo, ku nzu muzagura. Umukunzi rero wawe utangiye gupanga izi gahunda zanyu z'ahazaza muri kumwe, biba bivuze ko izo gahunda muzazikorana. Nicyo kintu aba ashatse kukubwira, ni ukuvuga umukobwa utangiye kukupangira gahunda zanyu z'ahazaza, uburyo ubuzima bwanyu buzaba bumeze mu gihe kizaza muri kumwe. Nta mpamvu yo kwirirwa umushidikanya, umuhereza amahirwe, mukundane, mujye muri relationship kuko uyu mukobwa aragukunda kandi yifuza ibyiza hagati yanyu muri mwembi byo mu gihe kizaza. Ni ukuvuga iki ngiki ni ikimenyetso simusiga kikwereka ko uyu mukobwa muri gukundana yifuza ko muzakomezanya kandi mukabana neza mu gihe kiri imbere kandi mukazagera kuri byinshi hamwe muri kumwe. Ikimenyetso cya munani, akubwira byose byamubayeho mu buzima. Ni ukuvuga hano turasangamo ko nimba hari ikintu cyiza cyamubayeho niwe muntu wa mbere akibwira, nimba hari ikintu kibi cyamubayeho niwe muntu wa mbere akibwira, nimba agiye kuryama niwe muntu wa mbere abatekereza, akabanza akaguhamagara akakubaza amakuru, bwaba bwakeye akaguha ka message cyangwa akaguhamagara ati waramutse ute, byagenze gute. Ni ukuvuga uyu mukobwa aba akwisanzuraho ku buryo aba yumva ko nta kintu na kimwe cyabaho mu buzima bwe yaguhisha, ibintu byose akabikubwira. Abantu rero twese twifuza kuba twaba mu rukundo n'abantu bameze gutyo, batubwira byose mu buzima, ntibashake kutwiyoberanyaho. Ni ukuvuga ni wa mukunzi wawe muba muri kumwe ku buryo aba kwisanzura, ukumva ko nta tuntu tw'utunyanga two ku ruhande yakuzana two gushaka kukubeshya. Tayari twakomeje n'ikimenyetso cya 9. Ni ukuvuga hano mu kimenyetso cya 9 yirengagiza amwe mu makosa yawe. Hano turasangamo ko umukunzi wawe rimwe na rimwe areba amakosa yawe akayirengagiza. Twese tugira utuntu tw'utunyanga turaho ngo two mu buzima busanzwe nyine turaho nyine tu. Nuko mu kuyirengagiza turi kuvuga, ntago turi kuvuga ko ikosa ryose uzajya umukorera azajya aribona nyine akavuga ati wapi nirigende gutyo, ahubwo ikintu cya mbere aba ashaka kureba nimba wamukoreye ikosa, aricarana nawe mu biganiro avuga ati wankoshereje byagenze gutya, mukicara mukabiganiraho. Uri umuntu nyine urakosa, mugomba kubiganiraho mwembi, icyo kibazo mukakirenga. Ariko umukobwa utagukunda umukosereza rimwe kabiri aba yigendeye, nta mwanya afite wo kugutaho nyine kuko n'ubundi ntabwo agukunda nyine. Ariko umukobwa ugukunda aba yifuza ko waba nyine best version of yourself, ni ukuvuga waba umwiza ushobora kuba we muri couple yanyu. Twakomeje n'ikimenyetso cya 10. Ahangaha yibuka utuntu dutoya mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ahangaha ni handi ujya kuba uri kumwe n'umukunzi wawe ukumva akubwiye akantu nawe utibuka ko wigeze no kukavuga, ukibaza damn gute aka kantu akibuka. Ahangaha rero turasangamo ko umukunzi wawe yibuka utuntu dutoya mu buzima bwawe, apana bya bintu abantu bose baba basanzwe bazi, nko kuvuga ngo wenda ngo birthday yawe abantu bose baba babizi. Twa tuntu nawe ukanibuka, ukajya kumva ukumva arakakubwiye, cyangwa ukajya kubona ukabona arakibutse. Nimba ajya afata note y'utuntu dutoya mu buzima bwawe, usanga aratwibuka, ugasanga ari kuturi organizing, aragukunda byita no kuri bya bintu nawe ubwawe utitaho n'inshuti zawe zititaho. Ahangaha uzajya umenya ko uyu mukobwa muri gukundana it's a real deal. Ku kimenyetso cya 11 rero abwira abantu bose ko muri couple. Wari wasohokana n'umukobwa cyangwa uri kumwe n'umukobwa muri mu gihe mu friend, ukajya kumva aragupresente ngo nguyu ni umufriend wanjye, kandi we hagati yawe nawe wakekaga ko mutari aba friend. Aho ngaho indobo wayiriye, byarangiye bro. Byarangiye rwose, ahubwo washatse wakitekerereza ahandi. Nimba umukobwa muri gukundana ari fier yawe, yajya mu bantu bose akagupresenta, uyu ni boyfriend wanjye, uyu ni fiance wanjye, uko twabyita kose ariko biri muri uwo mujyo, niwe exclusive boyfriend we, akubona ko ari we priority kuri we mu buzima bwe. Rero uwo mukobwa fatirana hakiri kare ntagucike. Ikimenyetso cya 12 arakwitangira. Buri muntu wese aba afite amahame y'ibintu agenderaho mu buzima, ibintu akunda, ibintu adakunda, ibintu atishimira, ibintu bimubangamira. Ariko hano nimba umukobwa mukundana
yemera gutandukira amahame ye kugira ngo wishime, kugira ngo agushimishe cyangwa kugira ngo relationship yanyu ikomeze, iki ni ikimenyetso simusiga yuko agukunda. Nubwo buri muntu wese aba afite amahame y'ibintu adakunda, atishimira, ariko nimba yemera kubihara akareka gutsimbarara ku mahame ye kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze, iki ni ikimenyetso cyerekana yuko yifuza ko ibintu byanyu mubishyira ku rundi rwego. Ibyo rero byari ibimenyetso 12 bikwereka yuko umukobwa agukunda bya nyabyo. Rero andika muri comment hasi utubwire ibyo umukunzi wawe yujuje muri ibi ngibi tumaze kuganiraho.